자리에 오신 여러분을 진심으로 환영합니다. 그때까지 적립된 상금을 가지고 이곳을 나가실 수 waba wararebye Squid Game? Iyi filime ikunzwe mu bihugu byinshi ku migabane itandukanye hirya no hino ku isi, ishingiye ku mugabo uba ari umushoferi witwa Song Ji-hoon. Uyu nguyu rero akaba agaragara yaratandukanye n'umugore we, gusa ariko bafite akana k'agakobwa. Kubera uburyo aba ari umukene rero biramugora cyane guhura n'umwana we, ndetse banahura umwana we w'imyaka 7 bikagaragara rwose ko amufitiye impuhwe zikomeye. Uyu mugabo aba afite imyenda myinshi cyane itabarika, kandi ubuzima bwe buba bubabaje cyane, dore ko abantu bose baba bamubona nk'umuhombyi. Uyu rero kimwe n'abandi bantu bagera kuri 455, ni ukuvuga yuko aribo 456 baba bafite amadeni menshi bashaka kwishyura, ariko kandi bose barabuze uko bishyura. Aba ngaba baba bahora batotezwa n'abo bafitiye amadeni, aho buri umwe muri aba abatekereza kandi yibaza icyo yakora kugira ngo abashe kwishyura. Iki gihe rero nibwo bahura n'umugabo usa n'uba yiteguye kubacungura, yarangiza akabaha nimero buri umwe wese ku giti cye, maze akabasaba yuko bazamuhamagara akabereka uko babona amafaranga. Aba bagabo n'abagore bagera kuri 456 bajyanwa ahantu batazi, barangiza bagacungwa n'abagabo batagaragara mu maso yabo, dore ko abangaba bacunga baba bambaye masike, hanyuma bagahabwa amabwiriza yo gukurikiza. Umukino wa mbere wo muri Squid Game aba ari ukwiruka, hanyuma bavuga guhagarara umuntu wese agahagarara, yakongera kwinyeganyeza rimwe gusa ako kanya bagahita bamurasa agapfa. Aba bakinnyi baba barinzwe n'abantu bambaye masike nk'uko twabibonye mu maso, ku buryo umuntu atamenya umurasa ahantu arimo arava. Abakinnyi rero barakomeza bagakina, ariko kandi bafite ubwoba kugeza ubwo iminota irangira, hanyuma abantu bose basigaye mu kibuga bakirimo gukina batararangiza bakaraswa bagapfa kugeza nyine bose barangiye, hanyuma hagakomeza abatsinze. Bava muri uyu mukino wa mbere barakaye cyane, uko bataba barabwiwe yuko uzatsindwa azicwa, ari nabwo rero bavuga yuko bagiye kwigendera. Bose bemeza kugenda, maze bakava muri iki ngiki wakwita ikigo, aho baba bameze nk'abantu bashimuswe kuko batarahawe amabwiriza yeruye y'uburyo imikino yabo izagenda. Nyuma yo guhura n'ubuzima busanzwe bwo hanze rero bwuzuyemo imyenda ndetse no gutotezwa, ubwo nyine kutabasha kwishyura ya myenda, babakinnyi bose bahitamo kongera kugaruka muri cya kigo. Ahangaha rero aho baba biyemeje kongera gukina, ariko kugeza kuri finale. Niba utarareba iyi filime ntabwo twakubwira uko bigenda, ariko kandi nanone niba warayirebye urabizi yuko igice cyo kugaruka kwabo kwa kabiri kiba giteye amatsiko cyane, kuko baba babizi neza yuko uzatsindwa ako kanya azapfa nta kuzuyaza kurimo. Ahangaha rero nibwo wa mugabo twabonye utangira filime witwa Jihan yiyunga kuri bagenzi be barimo n'inshuti ye yo mu bwana iba yitwa Sangu, barangiza bagashaka uko bazarokoka uno mukino kandi bagatsinda. Hanyuma rero ni ibiki bidasanzwe wamenya kuri Squid Game? Squid Game ni filime yanditswe na Hwang Dong-hyuk guhera mu mwaka wa 2008, hanyuma rero nyuma yo kuyandika akaba ari nayo wayiyoboye. Uyu mugabo yagize igitekerezo cyo kwandika ino filime ubwo yabanaga n'umubyeyi we na nyirakuru, aho bari mu buzima atari yishimiye kubera ubuzima bubi cyane bw'ubukene, gusa ariko igihe kikaba cyarageze maze arekera kwandika ino filime kuko yaramaze kugurisha laptop yakoreshaga. Netflix yafashe umwanzuro wo gutambutsa ino filime mu myaka 2 ishize, ari nabwo yashyirwaga mu ndimi 30 zitandukanye. Iyi filime ikaba yaraje guca kuri Netflix ku nshuro ya mbere ku itariki 17 Nzeri umwaka wa 2021. Ikindi kintu wamenya kuri ino filime kidasanzwe, Squid Game kuva yakwandikwa ntabwo wayanditse n'abari bashinzwe kuyigurisha byaboroheye yuko ikundwa, kuko ino filime yanzwe mu myaka 10 na za studio zitandukanye ngo zibe zabasha kuyitambutsa, kugeza ubwo Netflix nyirizina ariyo yazaga guhitamo ino filime mu mwaka wa 2019, maze igahitamo kuyerekana mu mwaka wa 2021. Ikindi kandi ubwo Netflix yatangazaga ino filime yuko izacaho, ikaba yaravuze ko izina ryayo ari Round 6 aho kuba Squid Game, ariko kandi rikaba ryaraje guhinduka nyuma. Mu kiganiro na Netflix, umwanditsi w'iyi filime yavuze ko umushinga wayo wari gukora ibirangira atari ibintu bizakomeza. Uyu mwanditsi w'iyi filime akaba yaravuze ko ubwo yayandikaga atarazi yuko ari filime izaba seri, dore yuko n'izindi filime zitandukanye yari yaranditse zirimo nk'itwa Silenced hamwe na The Fortress, kandi zose zakunzwe ari filime zagiye zirangira. Uyu mugabo kandi niwe wanditse filime yakunzwe cyane muri Korea yitwa Miss Granny, aho ino filime ifatwa nk'imwe muri filime z'ibihe byose muri kiriya gihugu. Uyu mugabo witwa Hang kandi mu kiganiro yagiranye na YouTube ya Netflix yitwa Still Watching Netflix, akaba yaratangaje ko muri ino filime mu bice by'umwimerere byayo batari barapanze uriya mupolisi witwa Junho ubukina ashaka gutanga amakuru y'ibera aho abakinnyi baba bari.
Uyu mwanditsi akaba yaravuze ko igice cy'uriya mupolisi ari uko yatekereje yuko kizakundwa, hanyuma aza kucyongeramo nyuma. Umugore ukina muri ino filime wiyahura agapfana n'uwitwa Sebyok, handi babageze mu mukino w'ibirahure, buriya nawe akaba yarajemo nyuma kuko iriya roli bamuhaye yari yahawe umugabo. Umwanditsi w'ino filime ariko akaba yaravuze ko ngo yasanze kuyiha umugore aribyo bizaba byumvikana neza, hanyuma rero uriya mugabo aza gusimbuzwa uno mugore. Inzugi zigaragara mu mukino wa mbere muri ino filime zereka ngo ari kubyitaho muri aba bakinnyi yuko yaza kwitegereza neza kandi akabasha kureba, yari kubona indi mikino itandukanye bazakurikizaho. Iyo witegereje neza kuri zino nzugi zigaragara mu mukino wa mbere, ukaba ubasha kubona imitaka, utu tunyenyeri hamwe na za triangle zitandukanye, byose byerekana yuko iyo umuntu abasha neza kwita ku byerekeranye n'uru rugi, yari kubasha gutekereza ndetse no kwitegura indi mikino izakurikira. Iki gipupe kigaragara mu mukino wa mbere ni igipupe cya nyacyo kandi abantu bakaba bashobora kugisura. Iki gipupe kinini kugeza ubu ngubu umuntu ashobora kugisanga ahitwa Jincheon. Ahangaha rero akaba ari mu ntara iherereye mu cyaro mu gihugu cya Koreya y'Epfo, aho ari amasaha 3 uvuye mu mujyi wa Seoul. Abantu benshi nyuma y'iyi filime bakaba bajya gusura aho kino gipupe giherereye, ndetse ishusho yacyo ikaba ari kimwe mu bintu birimo gushyirwa ku bikinisho by'abana byinshi muri Koreya. Ukanongeraho yuko kandi ino sura yacyo irimo no gushyirwa ku mipira itandukanye abantu bakuru bakomeza kwambara. Nyuma y'iyi filime yitwa Squid Game, izindi bijya kumera kimwe nazo zikaba zaratangiye guca ibintu kuri Netflix ndetse no kurebwa cyane. Netflix yatangaje ko filime zifite aho zihuriye nayo zirimo nk'iyitwa Alice in Borderland y'Abayapani, kimwe n'iyitwa Sweet Home nayo mu gihugu cya Koreya y'Epfo. Izi filime nazo zatangiye kurebwa kandi zatangiye gukundwa cyane kuri Netflix mu buryo butari bwarigeze bubaho. Uriya mukobwa Jung Hoyen, umukobwa benshi bakunze muri uyu mukino wo mu buvuga amagambo makeya cyane kandi adaseka, nibwo bwa mbere yari akinnye filime burya mu mateka ye. Ubundi uyu mukobwa yari yarabanje kuba umunyamideli, akaba kandi yaranagaragaye ku binyamakuru bitandukanye birimo nka Vogue, byose byamaze ibijyanye n'imideli. Kuva rero yagaragara muri ino filime kugeza ubu, uyu munyamideli yungutse amamiliyoni y'abamukurikira ku mbuga nkoranyambaga, aho rero kugeza ubu ngubu ariwe mukinnyi wa za filime ukunzwe cyane muri Koreya yose kurenza abandi, nubwo nyamara Squid Game ariyo filime ye ya mbere yaragaragayemo. Uwanditse ino filime yatangaje yuko akibona uyu mukobwa ahise amenya yuko neza isura yari yakeneye, maze arangije ahita amwegera amubwira yuko azamuha icyo yifuza cyose, ariko kandi akemera kugaragara muri ino filime. Mu bindi bintu bitangaje ushobora kumenya kuri Squid Game ni uko wagombaga gutsinda uno mukino mu gutangira filime. Gahunda yari uyu mukobwa, ariko kandi kuko byari byagaragaye yuko azagira igikundiro cyinshi mu bandi bakinnyi, bikaba byaratumye uno mugabo Jihoon ari utoranywa nk'uzatsinda nyuma. Kugeza ubu hari imikino irenga amamiliyoni, ni ukuvuga amagames atandukanye yagiye ashingwa bigendeye kuri ino filime ya Squid Game, aho ndetse hirya no hino ku isi kugeza ubu abantu batangiye kwiga ino filime mu buryo bukomeye. Muri ino filime Squid Game kandi handi umukino wa nyuma aho abantu baba bagenda ku birahure, burya n'ubundi hari harehare. Abakinnyi b'ino filime bavuze ko ari nka metero 1.5 kuva hasi ugera hejuru aho bari bari. Ibintu byabateye ubwoba bwinshi, ariko kandi bikanabafasha gukina, dore ko bose bagaragazaga ubwoba ku rwego rwo hejuru. Muri kano kanya rero, nyuma yo kumenya byinshi bitandukanye wamenya kuri Squid Game, ushobora kwibaza uti ese abantu bose bakunze iyi filime? Bimwe mu bitaravuzweho rumwe ni uburyo iyi filime yaciye agahigo ku isi, aho kugeza ubu ngubu bamwe bavuga yuko ari imwe muri filime nziza cyane zabayeho. Ari ugaragara nk'umunyantege nkeya cyane kandi w'umutima mwiza muri Squid Game. Ni ikindi kintu cya gatatu kitavuzweho rumwe muri ino filime. Abantu benshi babajwe cyane n'urupfu rwe, dore ko bari baranerekanye umuryango we, aho bamwe bavugaga yuko rwose atari akwiriye gupfa, kwaho kugira ngo apfe uyu nguyu witwa Sang-woo n'ubundi yari gupfa, dore ko n'ubundi byarangiye apfuye. Abantu benshi rero bakaba bavuga yuko Sang-woo iyo apfa ariko kandi ari ntapfe ntacyo byari kuba bitwaye. Tugeze ku musozo w'ikiganiro cyacu cya none, turaza kwishimira cyane igitekerezo cyawe kandi wakoze kubw'uyu mwanya wose wafashe urangiza ukabana natwe muri kino kiganiro. Turacyari kumwe no mu bindi byinshi byiza kandi bitandukanye.